nje musore nyine gutereta biravuna nginze uri kubwira abakobwa ibintu bambwira noneho ibi gutereta bivuyeho nkundanye n'umuntu binyuze mu nzira ndende urumva gukomveka sani n'ibiki byose n'iki kugira ngo akumve n'iki kumukomveka gupanga gahunda y'ubukwe twateganya n'ubukwe sundi tubwiro reka dutangire ku murongo byo gutwaye igihe kingana gute kumukomveka kugira ngo sani yemere kuko utereta ariko nanjye ntabwo nari nje bokoboko wenda ushaka kuvuga kugira ngo nge nta kintu nari ndiho n'iki ya sani naramubonye mbo nawe sinavuga namukunze umunsi umwe no ku munsi wa mbere duhura nta n'ikintu namuvugishije ngo duhura na sani bwa mbere w'icyo urukundo rwaragurumanaga ubundi mwahuriye mu kazi ndagira ngo mbabwire ko icyatumye sani aba umusitari nanjye nabigizemo uruhare hari umuntu wibaza ngo burase ngo sani ngo namukorera iki ngo ari umumiliyonere mbo afite amafaranga nta wabica ku ruhande se ngo namuhiye impano naye nta kwempresa ubundi sani ari kumwempresonesha amafaranga angana ikimurusha murusha amafaranga se ngo ndamwempresona ngo ngende ndagiye ku murango njyanye vewiti ndayigira se ntayo guma mu rugo bayitangaje neza ku munsi w'ejo naraye mvuganye nawe azaza kuwa gatatu w'icyumweru gitaha urimo nabyumva kandi nari nitego kumubera famille n'abafana mwese n'abakunzi bese mwese urumva nari nitego kumujyana rero muri famille nkamwerekana bose aho niwo ukuye kuyita papa wa star ariko sinjye waryise ahubwo hari undi mu star dufashe ifoto none ahangaha mukwereke nta wundi muntu urayibona ifoto kiretse abantu babonye turi kumwe n'uwo muntu uwo ninde kanze mukwereke bino bintu by'Imana nge nta muntu nacira urubanza kuko dusoreza aho twatangiye nyifuriza umwaka mushya wifurize sani ari nawo dusoreza nk'umushinga sani ndakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 nk'umuntu twakundanye birumvikana uzahirwe mu byo ugerageza gukora Imana izakurinde ikurindira umwana ikurinde n'ibyawe byose Yes, ikaze ku Nzozi TV nkuko bisanzwe twishimiye kongera kubona muri ibiganiro byacu mukora share mukora subscribe murayikinga ibiganiro byacu yewe munasangiza abandi ari byo bita share nabo bakabireba nabo bakabisangiza abandi kugira ngo twese dukomeze tubone ibyo dushaka hano rero turi kumwe n'ikindi cyamamare Sibomana Emmanuel umwaka mushya rero ko atari ngewe wa mbere kwifurira umwaka mushya ahubwo zo buriya covid rero kubera ko ibihe byose bisa ntabwo tujya tumenya ngo urabivuze ahubwo natubaze twageze mu wundi ariko niwe uri murarangira sako wumva na 2021 ngo n'ubundi ngo covid iri kuza n'uhungu itandukanye cyane oya twebe dusenga nk'abakristo twizera ko umwaka uzana n'ibyo bishyashye kandi Imana izahanagura amarese twarize okay anyway ni Sibomana Emmanuel Patrick Papa Star yego ariko nyine nibutse abantu ko bana byatsi wowe genda ntabwo nakore Instagram yanjye ni Sibomana Kadomo Emma ase byansi ntaburi ex wasani ndiwe none se umuzi kuri sani cyangwa arahandi hantu umuzi nagiye kubona umuntu umugabo ari kurira ubona ari kurira ari kurira nyine uzasanga icyandizaga nawe kitazakuriza asa byatsi worohewe se cyangwa wakize nawe yarize okay katwikomereza ikiganiro karagaciyemo byanse ngo kuza ngo uri kurira ngo musani yakwanze hari n'umukobwa mbonye hano ari kumbwira ngo byo kurira hari amwe imbere mu nzu ndumirwa nyine kandi kurira ntabwo naterwa ipfunwe no ko umuntu yarize kandi iyo urize bundi hari ibintu bikira byinshi kandi bavuga ngo ni wowe warize wowe ni wowe warize nyine ntabwo waterwa ipfunwe nuko bakubwira ngo wararize iyi nyine byarabaye ntabwo naterwa ipfunwe n'ibyabaye na cyane ko nyine ni ibyaba ku muntu wari we wese kurira cyase n'ibindi nese ari uhamagara ibyago nese ni urukundo rwakurijije cyangwa nuko risani undi mukobwa wese yakwanga cyangwa nuko yari sani ntabwo nava ngo ni sani wandirije nese sani niwe mukobwa uri mwisi wenyine cyangwa niwe munyarwanda uhari kazi wenyine hano hanze ahubwo wende icyo umuntu yavuga nuko buri ibintu by'amarira ni ibintu bikora ku marangamutima ntabwo wavuga ngo ngiye kujya hariya ngo ndire ntabwo byashoboka ahubwo ni ibintu utekereza bikora n'amarangamutima bikajya no mu bwonko no mu bitekerezo no mu mutima urumva icyo gihe natekerezaga urugendo rwanjye ibyo nubatse ibyo napangaga n'iki nkarakuru bisenyutse mu kanya nkako guhumbya n'iki iyo bigeze hanze rero buri muntu wese avuga ibyo yishakiye none se ariko abantu bose bararira kuki wowe warize bikaba ikibazo byansara bizimbwiye ko hari n'undi muntu bikubwiriye mu nzu hariya kuki warize bikamumara nuko bigendana n'uburemere bw'ikibazo nari mfite kuko urize ko yataye 5
nurize ko bamusohe mu nzu buri muntu wese arezwa ikibazo kimwugarije kiba kiremereye ariko ngiye kiragihe ntabwo byari byoroshye ariko reka mbivuge ubu ngubu noneho ngo ukize ngo barayiganira kandi ngo ijoro riba riraye so nuko nguko nyese tubwira ubundi none se urira hari uwagufotoye cyangwa wararize urira wifata selfie twarimo tuganira na Irene n'umukameramani we nk'uko ndi kumera gutya nawe ariko icyo gihe tuganira gutya urabona ko meze neza mfite akanyamuneza ariko kiragiye nari ndi mu bihe bibi urumva noneho turangije kuganira byanarangiye mba nigira ahantu nyine mba nicariye ahantu noneho rero ntangira kumedita n'iki nibaza ibintu byinshi cyane hari ushiduka byaje mu buryo buri involontaire mu ndimi z'amahanga bizi utabishaka utazi hano biturutse n'iki basanga rero nisanga nyine baje kunkamera nyine ntazi igihe babifatiye ubundi bira ntabwo byabiri muri gahunda uvuga ngo waraganiriye utanga ikiganiro birarangira ubivugaho ariko ugiye ku ruhande wibuka wamugana ibintu byawe byose utakaje imbaraga washoye mu by'ukuri enda nk'abakobwa badukurikiye gutereta biravuna urumva ese abakobwa nibo ko bateretwa cyangwa ahubwo abahungu nibo bazi imvune zabyo nyine betse bumve ngiye umusore nyine gutereta biravuna nginze uri kubwira abakobwa ibintu bambwira noneho gutereta bivuyeho nkundanye n'umuntu binyuze mu nzira ndende urumva gukomveka sani n'ibiki byose n'iki kugira ngo akumve n'iki kumukomveka gupanga gahunda y'ubukwe twateganyana n'ubukwe sundi tubwira reka dutangire ku murongo byagutwaye igihe kingana gute kumukomveka kugira ngo sani yemere kuko utereta ariko nanjye ntabwo nari nje bokoboko wenda ushaka kuvuga kugira ngo nge nta kintu nari ndiho n'iki nanjye urumva ntabwo nari nje bokoboko yego hari icyo nari musanga ariko nanjye sinari nzi aho ngaho ariko ikintu cya mbere ni urukundo nyine kugira ngo umwemeze ko ufite byagutwaye igihe kingana gute bitwara ni process ntabwo uvuga ngo ngiye gukundana na Rashidi ngo umukobwa aze gukundana nawe ngo uvuga ngo tugiye gukundana ukwezi kumwe ngo mube mubigezeho hari ibyikora hari ibyo ushyiramo imbaraga uzi ko biri kundi uwo munsi ntibikunde ejo ukagaruka ugasunikiriza buhoro buhoro ugenza gakeya kuvuga uti ninshaka guhatiza ngo mbyihutishe birapfa ni urugendo rurerure none se sani imbere y'uko ujya kumusaba urukundo nta wundi mukobwa wari uhari inyuma urumva abakobwa urumva ndi icyamamare abakobwa benshi baba bahari ari benshi ariko iyo bigeze ku guhitamo muzabana ntabwo ari buri mukobwa wese waba umugabo wawe hariya iby'abakobwa byo bigiye kurana uvuga ati sani bien nyine tuvugisha ukuri n'abantu badukurikiye ni uko ikibazo ikintu nabonye hanze ahangahe he byaranyobeye isi mbamo nimba namwe rero mubamo abantu bakunda abantu bababeshya njye rero mvuga reality nuko kandi mvuze reality hari abantu badakunda ukuri hari n'abantu ubwira ukuri bakarakara n'umuntu ukubwira ngo mbwize ukuri wambwize ukuri akarakara ni ukuvuga ngo uba ufite inshuti nyinshi mu by'ukuri sibyo none nk'umusitari abakobwa benshi bagukunda abo mu miryango abamusegana abo mukorana ariko bigeze ku gihe cyo guhitamo muzabana oya ndavuga uwo mwakundanaga ntabwo mvuga abagukunda baba ari benshi ariko uba ufite niwo nanjye nakubaje nta wari uhari zari inshuti zisanzwe wari utarahitamo nari ntarahitamo ubonye sani n'uyu sani nawe ubonye nawe sinavuga namukunze umunsi umwe no ku munsi wa mbere duhura nta n'ikintu namuvugishije namufashe interview nari kuri kamera birarangiye nanashyize kuri Instagram yanjye mu isura ni Instagram yanjye ni Sibomana.Ema muraza kubibonaho hasi nko kuri post ya 50 gutyo gusa muri kamera ntuza ni sani ugaragaramo na Irene muri ndahabingi nari ndi kuri kamera cyo na post mvuga ngo duhura na sani bwa mbere icyo urukundo rwaragurumanaga ubundi mwahuriye mu kazi twahuriye mu kazi ariko bwari ubwa mbere sinari nanamuzi nta nubwo namwitayeho nta n'ikintu na kimwe nta nacwaye nkuriye kuri we ahubwo ibintu byagiye binkurura ni ibiganiro njye mbona mu ma interview mbona ni umuntu ukaze usobanutse mbona ukuntu agira ukuri nkavuga ni umuntu wamwiyegereza uko ugenda wegereza umuntu ugenda uvumbura udukarite bwa kabiri usubiye yose nabwo wagiye ugiye mu kazi witwaje kamera cyangwa oya ndibuka reka mbikubwire neza hari ku itariki 25 z'ukwa 12 2018 kan Kigali mu gitaramo cyateguwe na Demene Badrama niwe wagiteguye Celebrities Christmas Party cyahuje abastari b'ibyamamare bitandukanye gutyo hamwe bahiye muri filime aba mu muziki abanyarwenya bose na Saniro nawe azira muri icyo gihiriri ariko ngewe sinari imuzi ndibuka nari kuri kamera noneho mbona abantu sanarahingutse mbona abantu bari nk'abakangana nangize ngo ni Kim Kardashian uhingutse cya Serihana ntangira kwaza abakameramani nk'uyu musore uriya nindi ngo se ngo numuzi ngo ibintu bya shopping ngo urabizi ngo se ngo ni gute utamuzi ko kabarege nabazo ndi bantu twatse ntangira kuneka n'abantu uyu muntu ni muntu ki noneho nimugora tujya muri interview ndi kuri kamera
ariho handi yavuga ngo ikinyarwanda ngo yarakibagiwe ngo kiramugora ngo afite ikanzu ngo imeze nk'iyo ntuzambara Kim Kardashian ngo yaguze amadolari 15,000 ngira ngo naho havuye iriya ndirimbo yakoranye na Bruce Melody kungora ngo yavuga ngo ikinyarwanda kirangora. Abana bavuga hari ibibazo nigeze guhura nacyo cy'igitutu baba ngo buriya ngo mwakundanye kwa ngo muzamukireho. Ndagira ngo mbabwire ko icyatumye sana abo mustari nanjye nabigizemo uruhare. Ni interview kandi njye wayifashe, ni njye wayisharinze, ni njye watumye nyira kuri televiziyo ngo sinajya kumuzamukira gute kandi yarasanze njyewe ndambye. Asanze urambye ariko wari wigisha intore guhamiriza ikakurusha kandi iyo ukurushije hari ukuntu wongera ukayikenera. Nkubwire ingero ebyiri. Nta rutugu rukora ngo rusumbe ijosi, icyo ni icyambere. Mu Rwanda hari imijyi myinshi yo mu Rwanda nta mujyi uzasumba Kigali. Hari imijyi myinshi ngo yunganira Kigali, za Muhanga, za Musanze, aba hari ntibantera amabuye. Oye nese ko ariko kuri siyunganira Kigali nta mujyi waruta Kigali mu Rwanda. Ariko bintu bibaho bishobora gusheduka nko mu 2340 ukumva ngo kapitali y'u Rwanda bayimuye ibyo ntabwo bavuga. Ariko icyo twari turiho kuvuga ngo wagiye kwasani kugira ngo kuzamure icyo nacyo bakivuga hari ukuntu wacyumva kuko uravuga ngo waramuzamuye rwose. Ntabwo nabivuga, ntabwo mbyirata, ntabwo nakora umuntu ikintu ngo mbyirate, ahubwo navuga ngo yasanze mu kibuga nge nkimenyereyemo wanyumvise nabi ariko yaje kwamamara kandi intego yayigezeho aho ari ku nshuro ya mbere, inshuro ya kabiri rero ujya kwintroduce ibintu by'urukundo ni iki. Twahuraga mu bintu by'ibiganiro muri za press conference mu bitaramo hose urumva. Ariko njyewe nari mfite umuvuno wanjye nateraga ibuye rimwe nkica inyoni ebyiri. Urumva aho gufata nimero kumuvugisha ukamenya ibyo akeneye ukamuba hafi. Erega buriya abadamu bakenera care byose. Kandi rega hari umuntu wibaza ngo burase ngo Sani ngo namukorera iki ngo ari umumiliyonere mba afite amafaranga nta wabica ku ruhande se ngo namuhiye impano naye. Reka duya ngo se abadamu bakeneye ibintu bihenze. Ushaka kumuha impano iri smart kandi mu bushobozi bwawe kandi ukamuha kandi ikamunyura. Buriya nyine uraduha nk'ingero y'imana wamuhaye ukabonera munyuze mu myaka mwamaranye. Rega buriya n'uvuga ngo umuntu ntakeneye ko umwemeza ngo ujye kwirarira ngo utange ibyo udafite. Garagara uko uri. Sintekereza ko nge nigaragaza uko ndi sinjya nishushanya cyase ngo niyemere cyase niyambika uruhu rw'ikintu naka ntari cyo. Ntekereza ko ibyo wenda wazabibaza sana umunsi mwahuye ati ubundi sibomana mwahuje gute ibintu nk'ibyo wenda. Ariko kuri njyewe nigaragaje uko ndi, ntabwo nagiye kwishanya ngo mere nk'aba bandi bajya gutira imodoka bajya gutira iki. Urabizi barahari, tuye tuvugisha ukuri nabo benshi barahari. Nge nigaragaje uko ndi, nimba nambaga kweto kanje gutya mbazi gutya nuko ngira ngo n'uyu mupira abenshi umupira murawuzi mwabubanye mu ifoto ndi kumwe na Niyo. Urumva kunda kwamamara baze urumva karakanyuzemo rero. Ase nyine wari kutubwira impano we wamuhaga zawe nibisanzwe nta bintu birenze. Ntabwo navuga ngo ni ibintu bisanzwe ushaka kumugurira nk'akarabo ni ibintu bisanzwe, nta bintu birenze gusa. Ariko nta bintu bihenze naguze, ni ibintu bisanzwe wajya mu mujyi ukagura bisanzwe. Hari bajya bavuga gukundana n'umusitari cyane nk'uriya noneho biba birenze bigoye nk'uko watangiye ubivuga ko hari abantu babitekereza ko bigoreye nkawe. Uza hano biba bihenze cyase bigoye ni igihe mukundanye mu urukundo rumeze nk'urw'agahararo cyase rumeze nk'aho umwe ashaka gukura undi mu mafaranga kumukura ibyinshi cyase kumurya, aho ngo niho biba bigoye. Ariko iyo ngiye na Sani twatubayeho mu buzima mu buryo buririyo urumva nta kwempresa ubundi Sani ari kumwempresonesha amafaranga ngana ikimurusha amafaranga ze ngo ndamwempresona ngo ngende ndagiye ku murango njyanye V8 ndayigira se ntayo. Nigaragazaga uko ndi ubyumve gutyo. Ko ari kurya rege cyangwa gutega kamoto ugiye kumureba. Mva nawe wenda kanyura urumva se wenda kanyura. Ariko kujya kumureba urijya narijyanaga wenda natahabwije ako yara afite imodoka akanyura bikarangira. None se buriya nzi ko utanywa inzoga kandi warazinywa, gahunda zo gusohoka byabaga bimeze gute? Uratubwira kuri facture utubwire kuri urumva nukuvuga ngo kubyendeye n'inzoga nge ntabwo nywa inzoga. Ngira ngo abantu murabizi cyase n'abantu bankunda banzi sibomana ntabwo nywa inzoga. Kandi nawe
kuba yarazinywaga nari ngamije kuzagira gute Kuzimukuraho. kuzamufasha, ntabwo ari ukuzimukuraho Eh. no kuzamufasha akazireka kuko Eh. buriya hari igihe inzoga nyine ngo uretse n'iby'ubukristo inzoga ngo uyikura mu kibindi igagukura mu bagabo, kandi mu gihe nawe ndi kumwe nawe nushaka uzamubaza ntazanakwereka n'amafoto hano twagiye habwa hari ibigendanye no kurya no kunywa ariko amazi na fanta, nabwo namubwira rero ngiye ko ntanywa inzoga, twaga dufite ibintu twemeranyijweho kandi nawe ku nzoga ko nifuza ko nawe yazihagarika akazireka, yarambwira ati iyo unywa inzoga biragoye ko wazivaho automatique, ati nibura gake gake kandi byari bimaze kugera ahantu bigera. Kandi niba yaranywaga mwaramenyanye anywa ibirahuri 10 mwatandukanye ageze nko kuri bingahe? urebye se ahubwo aheruka kuzinywa ryari ubwo nari nkiri kumwe nawe, kurumva yangaga kumbabaza, urumva se yangaga kumbabaza, ariko ntabwo iyo ukundana n'umukobwa muba mwarahuye mwese muri bakuru, sindi umwana twese turi bakuru, urumva nakene ko twese turi bakuru, ntabwo rero wajya kubwira umuntu mukundana ngo ndagutegetse ngo nutareka ngo inzoga nutareka ibi n'ibi ngibi ndakureka, no ntabwo byashoboka. Ahubwo buri hari icyo bita abantu bize psychology, byandi byiga ku bintu by'imitekerereze, umuntu umukura ku kintu mu buryo bw'ubwenge na systeme, ntabwo waza ngo utegeke umuntu ngo umushyire iterabwo ngo reka iki kintu ngo niwanga ngo ndakwanga, no, ahubwo muramubwira uti rero inzoga, ukamubwira ibi byazo, ubundi suzeretse hari icyo waba, akakubwira impamvu azinywa, ukamukonvenka, aratsindwa. Kandi gaburi ikintu cya mbere n'urukundo, reka nkubwira urukundo rufite imbaraga, nubwo yaba agira gute si yarabaswe n'iki arabireka. Yako nayo nkubajije ibintu byo gusohoka ninde wipangaga hagati yawe nawe? Birikora automatique. Nawe rya mubwira gati buriya nukuvuga ngo ona nk'abantu bazi koga barabizi, nk'umuntu yarohamye mu mazi igiye kumurohora, ntabwo bisanga ngo umufate ukuboko, nubwo afata akantu gutya ngo iyo umukurengo ahitaza automatique. N'ibintu by'urukundo rero rutari urw'agahararo, rutari rwa rukundo rwinginga, bimeze nka reciproque, aho umujyanye niho hajya nawe yakora, birikora. Tuvuga ngo bipangwa nande, ngo byashyizwe muri gahunda nande, birikora. Nawe ryo vuga ati kwikofi yanjye ngwino tugende burye umwe utaye mbo urumva nyine nk'umusore wihagararaho nyine wata kunyuzamo ijisho ariko bikaba gake. Ariko nanone ntabwo nakwiyemera n'undi wiyemeye yakuvumbura, kandi isani kunateye yahita bikubwira yiyemeyeho tiyumbwira ko ntakintu ubu rero unyiyemeyeho, ugiye kugenda usanga udufaranga twose uratumaze reka gusesagura, akahita bikubwira aho ngaho nyine warakara wagira gute, yahita bikubwira umwemeyeho n'undi aho ukura abahazi. Use wabuhembwa nk'ibihumbi 200 ukajya gutumiza ibintu by'ibihumbi 70, yahita kuvumbura. Ibyiza rero igaragaza ukuri, ntuzane ibyo kwirarira, kandi nawe yanga abantu birarira n'abiyemera. Ese ubwo ntiwagiraga complex wenda utari wabimenyera bwa mbere uvuga ati nyine urumva harukuba wicaje ku akabuno kamwe, urumva umeze nka ndirimbo za batavuge ngo nk'ikibindi kitagira ingata ngo niko nari imeze mu bandi, ariko wagenda guha ikicaro mu mutima we, ugenda wicara wumva utuje. Noneho ibyo bihuvuze byabayeho byo kumva ko ntashyitse, mvuga nisongo ko ipfunwe n'iki, ariko cyageze noneho tumaze kuba confirme no kubana no gupanga ubukwe, hari n'ibintu najyaga ntinya kumubaza, mvuga ngo nabimubaza akisubiraho niyo reality niko kuri, urubase kuko nkubwiye ngo byose byagenze neza, naba nkubeshye, urubase naba nkubeshye hari mu ijuru, ariko haraho nagiraga ipfunwe mvase ibi bintu bimubaje, hari amakuru najyaga numva bamuvugaho mabi n'iki, ariko none nta kuntu wajya kubana n'umuntu ibyo bintu bikikuri mu mutima, urumva muragana watekereza ko hari ibintu amakuru ushaka kumumenyaho utaramubaza n'iki, ariko icyarageze ndarikocora ndabimubwira, ariko rero ariko icyo gihe urabanza ugaca inyanza ugaca Kicukiro n'iki, wabona ari muri mudu neza, barasi byiza gupfa guhita ubaza umuntu, ntabwo byashoboka. Rero umuntu abanza kumutegura muri mudu, ukanyura hirya wabona ari muri mudu, ukamubaza. Hari amakuru nagiye numva hanze hanga bakuvuga ngo wagize gutya na gutya, ngo amafaranga ufite ngo menshi ngo yakoya naha, ukuri ni ukuhe? Aransobanura kandi nsanga baramubeshyeraga. Nawe urukundo ruriyongera na confidence vuga taransubije. Twese tuvugisha ukuri, ndamutse nganiriye nawe ukambeshya, twese turi bakuru. Iyo umbeshye ndabimenya, nubwo ntakubwira ngo wambeshye. Nawe rero ko yabimbwiraga ubona bimuvuye ku mutima, akampa n'ingero n'iki ABCD, nahitaga mbona ukuri, nkahita mbona ko nyine abantu ari abantu nyine bavuga ibyo batazi,
nese ubu nk'abantu bavuga mpera nko kurugero kuri njyewe hari numva abantu bamvuga nkibaza abantu bazi realite ko bari kumvuga ibintu bitari byo. ariko twasanze ari realite bavuga ati wararize neza. Oya bira nibyo nararize nyine byarabaye nyine n'amarangamutima yafashe ababivuze nyine bavuze ibyo babonye ntago babeshye. Igihe mwakundanye rero Sunny yari akiri mushya mu Rwanda abantu bamuharaye mu mujyi abasore benshi bajya gutereta ari ahantu ibyo byo babyakira gute kuko byabagaho n'ubwo ngo ntibyabagaho. Reka bureka nkubwire nangiye kuvuga ngo cyetse mwimukiye mu gihugu cy'impumyi basigaye bavuga bafite ubumuga bwo kutabona cyetse mwimukiye mu gihugu kirimo abantu batabasha kureba naho maze n'umugore warongoye mwafashe ku idarapo baramutereta hanigiye bamutereta humva ukabona n'ama message ariko kubera ko nyine twatwiyemeje gukorera hamwe nimba bamuteretse nyine twamaze kubana nyine twamaze kugirana ubumwe nk'umusore n'umukobwa bakundana bitegura kubana nimba hari ibyo bamubwiye n'iki wisanga yabikubwiye yazaga akakubwira ati runaka dore yambwiye gutya ambose ndi bumuvuge hano ariko watubwira hari nk'abasitari bagiye waza kumutereta akaza akakubwira ati sheri aturabona ntabwo navuga amazina ariko ni benshi babona mu mujyi. Ariko harimo n'abatari abasitari hari n'abasanzwe basanzwe ariko bafite amafaranga bishakira agasani ariko akavuga ati giye nishakira Imana barabarega ko Sibomana agiye kwegwana zirataje ati Sibomana ntakwiriye abona hari indibo yatewe bose babereva ngo hari abantu babona ko ngo atari ibyiza atari bikwiriye iki rero nararefutinze mu mujyeyo ariko bashigiye kingana guturefutinze mutandukanye muri bira bihe byashize se mu kwa gatanu gutyo mu kwa kane kurangira amezi 5-6 arashize hashize igihe kinini amezi 6. Ikintu wibuka cyane kuri Sunny igihe kimwe urukundo rwanyu mva nkubwire abantu ku bantu reba abasore n'abakobwa bari mu rukundo ibintu ni bibiri ku muntu ukunda nyagukunda nimutandukana harimo risk harimo n'ibibazo kandi noneho ko umuntu utendeka sinabagira inama yo gutendeka kuko urumva ko Sunny ngiye nirindaga sinjya ntendeka ninda ko niyo nguhaye ikintu mbamwe nguhaye nimba umuntu umugabure ndamuha arya haga bisigaze no kugukunda iyo ngukunze nimba ari defo sinzi ngukunda wese nta na gato kasigara urumva se iyo bisenyutse rero nukuvuga ngo bavuga ngo warwaye turomo babihwereye kuri ako ngako n'abantu bakuze bavuga ati ubundi wowe wari waritanze waragoye mu wese no gukunda rero iyo ukuze nyagukunda kuko bino bintu nkanyamwa n'uruvuna muheto rw'urukundo urugwagaza iyo urukundo rujya mu bitekerezo mu maraso ni hehe hose urumva se so iyo bisenyutse kubyikuramo biragorana kuko hashobora kuvuka impamvu ituma mutandukana inagaragara n'abantu ukaba ngo ndabihagaritse ariko mu bwonko n'iki ntabwo bihita bivamo ako kanya niyo mpamvu nubona umusore n'umukobwa bakundana hakavuga impamvu ituma batandukana nyuma y'iminsi 5 umwe muri bane agahita abona umukunzi agahita amutangaza uzamenye ko abantu batakundanaga ngiye byangize ingaruka wenda nubwo bamwe ngo bansetse ngo nararize n'iki na nubu bavuga ko nawe nabyamugezeho nese ndirimbo yakoze akayitari hano wagize ngo ni gusa n'ibindi byinshi navuze nyine urukundo ni rubi urukundo ni rwiza ariko ni na rubi icyo nagira inama babe indahemuka mu rukundo kandi umuntu ahora acunga izamu ryo kuryo hatavuga ikibazo ko ibibazo byatuma urukundo rusenyuka bihora birekereje ku muryango bikomanga. Ikintu mukumburaho ni igiki ni realite ze ibintu byose byari riyo nta guca ku ruhande atiteye kuri burakari teteye kuri bugire gute nta kukwirariraho nyine nibyo nyine sibuze ko atakozaga hote nari kubigenza gute warenzaho iki ariko tumenyera ko hanze nk'abantu bamwe birarira akageza kuguhisha akagereza kuvuga ngo barango ntari bubimenye reka da we nta guca ku ruhande nisubira mwari mwe igihe kingana gute kugira ngo mukore ubukwe ubu ni ukuvuga ngo ntoza niwe uhetse kuvuga Kenisi na Angela mutaburuka ngo byose ngo ni ingaruka za covid natwe ni ingaruka za covid zabiteye kuko buriya uribuka iki kifuna muheto nge nyita kibana muheto cya corona cyahereye mu Bushinwa byaje ari coronavirus ariko nicyo nshaka kuvuga bigeze mu Rwanda ureko ko habaye guma mu rugo urabyibuka guma mu rugo bayitangaje neza ku munsi w'ejo naraye mvuganye nawe azaza kuwa 3 w'icyumweru gitaha urimo arabyumva
yari kubaza ngo n'iki sasa ngira ngo urabizi ko mbere yuko ubwo aheruka mu Rwanda yari yabwiye abafana mu bitangazamakuru bitandukanye ko azakora indirimbo akayita Wasake. Icyo gihe twavuganye Guma mu Rugo yabaye ejo, twaraye tuvuganye avuga ko azaza kuwa gatatu cy'umwe gitaha, ko azaza mu Rwanda aje gukora video ya Wasake, aje no kugira ngo mujyane iwacu muri village mu cyaro, ngiye kumumurika bazi y'abantu bitegura kubana. Ugiye kwerekana umukwe umukazana no ya urazi ko mu muco w'Abanyarwanda mu bintu bya Kinyarwanda nyine hari igihe ufata umusore akajya kwerekana ko we nta famiye agira ngo avuga ngo yari kujya kunyerekana hanaha, urumva. Ariko ngiye urumva kandi nari nitege kumubera famiye n'abafana mwese n'abakunzi mwese, urumva nari nitege kumujyana rero muri famiye nkamwerekana. Ariko no muri still nari kumujyana bari bamaze kumubona ko byari byarabagezeho, bareba YouTube bakumva kungora bati umwana wacu none neza nyine ubumva abantu bavuga ibintu byinshi, ariko ureka abantu bakavuga kubera ko hari ibintu dukora. Hari muri secondaire ibyo bita amour scolaire, rwa rukundo rwo muri secondaire. Ariko ino si kuniteye uko ugenda urushaho kuba mukuru, uko ugenda usanga inshingano za buri munsi ari ugomba kuzikemura, nta wundi ugomba kubisiganya, kuko nta muntu ufite ideni ryo kugutunga iyo umaze kuba mukuru, urumva. Icyo gihe no kuvuga ngo hari urwego ugeraho iyo witegura nko kurongora cyangwa se kurongora nyine ngo wubake urugo rwawe, wima amatwi ibivugwa byose, urumva. Nimba yaririmbye kungora, nimba yaririmbye ngo property, wenda bavuga ngo yambaye ubusa n'iki, nginzi icyo namukunde kandi nari nzi ko ngira ngo abantu muri status zanjye mwajyaga mubona kuntu nkunda kumupostinga yambaye ibintu birebire, ari amafoto yabaga nta handi hantu wari kuyakura. Yamaraga kuyifotoza kwanya gahita yanyohereza yambaye amakanzu maremare amajipo maremare, nanjye nka postinga sani ndagukunda, sani umunyarwandakazi. Ariko nanjye nashaka kugaragaza ko abantu guhinduka bibaho. Na Sawuli ngo yahindukiye mu nzira ijya Damasiko ngo ajya kurenganya ubwoko bw'Imana. Sani bari bazi muri kungora, nashaka kwerekana ko yahuye na Sibomana ubuzima bugahinduka, urumva. Abantu bari status zanjye mwarabibonaga, ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Ariko nyine wari witeguye guhindura umuntu, ntabwo wamuhindura, ushyiraho aka. Ariko Imana cyase umwuka wera nibyo Imana nihindura umuntu wese ufite imbaraga zingana ikizo guhindura umuntu. Ariko nyine nk'umuntu wemera ko hari nuwe muntu uza mu philosophe yavuze ngo Rome est naturellement mais c'est la société qui le change. Umuntu yavutse ari mwiza ari muzima, ariko umuntu yavutse ari muzima ari mwiza, ariko ageze hanze société niyo igira gute yamuhinduye imushyira mu bicyase mu byiza. Na Sani rero yari guhinduka akajya mu nzira ndimo, niko wabyizeraga. Niko nabyize kandi byari byatangiye. Ntiwacitse intege kareze? Oya sorry wenda ku bantu bagitekereje ko nagize intege nkeya nyine ko nahise mbivamo kwera kiriya kintu cyarandemereye cyane. Gusa nyuma naje kumenya ko nyine ntabwo yari yabigambiriye, yanasebye n'imbabazi abafana n'abanyarwanda bose muri rusange, ariko nyine byararangiye. Nese ubwo wowe nkawe ntabwo wicuza kuko nawe waba warafashe umwanzuro uhubutse? Ngewe urumva ntabwo nakwijura, nyine ibyabaye byarabaye, gusa ndababara, byararangiye. Gusa nanjye nawe support nk'umuhanzi, nzamuha support, nzamufasha nk'umfasha n'abandi bahanzi bose nka papa ba star. Nese muravugana? Merwa kuvugana nawe duhuriye muri interview we ari online, ariko nagize ngo nakagambane bankoze. Twa turi mu kiganiro nk'uku nari ndi kumwe na Ntuza na Sande Juste, muramuzi yahoze ari manager mu Iseneza Josiane, Miss Popularity. Noneho tugeze hagati aravuga ariko buriya ngo witeguye ngo kumubabarira, ndabona ariko se ntangiye kubanga ntiri ngo, ariko kandi ngo namuhamagaye ngo namuhamagaye kuri video call, mbona atangiye birangira nabwo dushwanye, nubwo mbiheruka nta chat ntacyo. No, narabyihoreye. Gusa nabonaga nyura mu bafana, abafana barambwira ibintu byinshi cyane, nkese nimba ashaka ko tugira ibyo tuganiraho n'iki, ko nimero yanjye ayifite, yanyihamagariye n'iki, hayo no usanga reka nkubwire. Kandi noneho ikindi buri abantu bakwiye kumenya, hari si umuntu aba arimo ugahura, hari igihe ufata umwanzuro ku giti cyawe, ugahura n'ikindi gitutu, hari n'abenyegeza umuriro, hari bagashyiramo inkorera ko umuriro wazimye, hari n'abavuga n'abagutiza umuhoro uri gusenya urugo rwawe ngo ushaka gusenya urugo ngo umutize umuhoro, n'ibindi bintu nk'ibyo byose nyine. Gusa nyine ibyabe byarabaye. Cyangwa n'umuntu ese ntubizi ko mufite umusitari nawe se? Oya mbona umuntu usanzwe sinzi nawe diaspora.
diaspora oya ni umuzungukazi. ni umuzungukazi. Ariko nabonye abantu sinzi abantu ukuntu abantu bafite ibibazo. Hari abasore batari serious. Gute? Abasore bagenzi bacu. Buriya hagiye turenganya nk'abakobwa rimwe na rimwe twese turi abantu. Naramupostinze kuri Instagram yanjye. Muvuga nyine ko ibi nibi by'urukundo nyine. Ngira ngo babashaka kumura mu murebe musure Instagram yanjye ni Sibomana Kadomo Emma. Ndamutaginga. Ndanabashimira ko bana mu follow inzira afite followers 48 bafite 256 cyangwa 300. Baramuremeye. Nariremeye urumva. Ariko ikintu cyambabaje hari abantu b'abasore n'abagabo banyuze muri DM ya Instagram bajya kunteranyayo. Kubuteranya n'umuzungukazi wawe. Aba muri Australia. Ndibaza ni gute umusore ashobora kujya gutereta umukobwa yitwaje kujya gusebya undi musore. Urabazi cyangwa n'abafana? Ndabazi. Yarabanye urumva abazungu n'abanyakure. Bura no kuvuga ngo dukurikirira nka amateka y'isi, hari amateka agiye aba n'iki nta wabisubiramo by'abazungu n'abirabura n'ibirebere. Ariko mu buzima busanzwe buri umuntu wese agira defoze na karite byose. Ariko ikintu cyo kuba umunyakuri abazungu barakigira nagihagararaho. Ngubu utangaza ikintu turi kwiganira gutya bisanzwe. Umuntu agahita aca ruhinga inyuma. Akashaka utudefo twose dushoboka. Akajya gutanga raporo. Hari na raporo hari abagiye bacuruza inkweto, abagiye bagira ngo bajya kunteranya, mwarekeye aho ngaho koko. Ku muzungukazi wishakiye. Bamubwire icyongereza giciriritse. Nanjye suko icyonze kiremereye. Ariko bagiye kunteranya birambabaza. Ariko ndanamushimira nuko ndatari kubyumva ntacyo. Yagukurikira akandeka. Nase kuva kuri Sani ukajya ku muzungu. Ubona nubundi iyo mico. Jewe ariko narabivuze. Ntabwo umuntu twakundanye twabana. Nese Sani ko yari ubona hari akantu kazamo utamenyereye ukakira bikakugora. Oya akahese. Sani se byarangiye. Nyine ariko kukakira byarangiye. Ariko ngira ngo ibintu natangaje naravuze ngo nyuma y'amezi nka 3 kuko byantwaye n'igihe kirekire ngo ibya Sani birangire. Urumva uriya we rero bimeze neza. Ntabwo navuga ngo dufite ubukwe none aha ngaha kuko ubu twese naba mbeshye. Urumva kandi ninda kuba nabeshya abantu. Urumva ko abantu barazirikana. Urumva ubu ukwera ibintu bya corona n'iki ntera ko nta muntu apfa gupanga umushinga. N'abashuti banjye bari bafite ubukwe muri no minsi yashize none ubu ngubu bwabaye suspend bwarahagaze kubera corona. Barindire ko ibihe bya corona turabaho byerekeza twese ni ikibazo kiduhangikije twese. Ubuse uragira ngo nkubeshye ngo nzakora ubukwe mu kwa 3? No, ntago mbizi. Dutegereje ibya corona aho birangirira. Aza kujya gutereta kwawe n'ubundi utwara izina ryawe uvuga ati ni Papa Ostar. None se wajyana cyangwa nkubwire. Buriya ibyo byo kwitwaza ngo uri umustar n'iki haraho bikora. Haraho bikorenda uri nko muri advertisement urimo wamamaza n'iki. Ariko bigiye kuzana ibyo gufata inshingano nk'umugabo n'umugore ngo murongorane mushakane. Urumva nesura muri Australia aziko urunana namenyekanyemo urunana zicyari cyo. Ibyo basarabizi n'iki. We gusabona abantu yagiye kuri Instagram yanjye hari ibinabona ne bikamucanga n'iki. Harako ntabwo byo aricyo yagenda bavuga ati reka Sibomana mwemere dukomezanye n'iki. Nuvuga ngo Sibomana abantu bazi mu runana nka Patrick uteretesha ibintu ushyiraho runana aho ni mu runana ntabwo muza busanzwe ushyiraho igitutu atandukanye no mu buzima busanzwe. Arabumva ko nyine arabumva ko Sibomana Patrick wo mu runana kuko rero renkina babumva ko no ku muzima busanzwe rikomeze. No. Ariko none nibabona ndi gutereta nk'umukobwa none nanjye ndi umuntu nzakenera gushaka. Ariko se hari undi muzi se nyuma ya Sani sura muzungu ngaho uvuga ko mbeshya ajye muri commentaire. Ariko bibuka no gukora kuntu zabajye kunzozi TV akora subscribe. Ariko bajye muri commentaire bandikamo nimba mbeshya. Umukobwa nyomoza ati rero wowe wanteye inda uri murampakana kubera iki cyangwa waterese muri umuna wanjye ndabizi ugaragaza n'amafoto ugaragaza naho bayasanga unyomoze.
ubundi imishinga mfite numvaga mfite ni ukurongora urumva hakora ubukwe nkitwa umugabo nanjye mu rugo urumva ariko ngira ngo twahuye n'ibibazo nk'isi yose bya corona reka nkubwire ibi cyorezo nta muntu kitagezeho guhera kugenda n'ibirenge kugeza kugenda n'indege ariko cyarakubabaje cyane umva nje noneho reka nkubwire cyangezeho ndimiraho ubutobero usibye se mu runana hari ahandi makinamico abantu bavuga ko bakumvamo muri iyi minsi kuri radiyo rwanda mu itorero Indamutsa by'umwihariko mu ikinamico nyine ku wa kabiri 2:45 bajye bayumva ariko bashaka kunyumva uyu munsi ku wa kabiri ntibanyumve nyine bitewe na rero uburyo zatanzwe kurumva baguharure bitewe nuko umukino wanditse urumva kandi bashyiramo umuntu bitewe n'ibyo amerita nimba rero bajye bayikurikira ikindi mu runana ubundi dukundane abantu bareka amashyari abantu bareka inzangano nta muntu ugira ishyari utera imbere nta muntu wangana utera imbere n'Imana irabyaye byanga urunuka cyane ariko mu buzima bwawe no kazi k'itangazamakuru wenda ku batari babizi niko kazi n'ubundi usanzwe ukora ngo uri mu bantu bamaze guhura n'ibyamamare byinshi bituruka hanze byaje mu Rwanda njye rumva mba mu itangazamakuru imyidagaduro nakoreye amaradiyo menshi sinzi niba nayavuga amateleviziyo entertainment mu matiyatire na filime nigeze kwikina rimwe birangira batatwishyuye njya mu bindi ni ibintu byinshi gusa ibintu bihuye na entertainment mbibarizwamo cyane uvuga ngo ufite agahigo ngo niwe wahuye n'abasitari benshi baje mu Rwanda baturutse ariko ni njyewe hari undi uze vuga nyine twumve urakubwira n'abantu urugero uyu mupira nambaye wowe ubonye mu ifoto ndi kumwe na niyo ngenda ndaza kuguha amafoto uze kuyereka abantu nta abasitari benshi baje mu Rwanda banyuraho kubera ko reka nkubwire nyine nk'abandi ugenda uvuga n'amazina hari niyo Don Moen hari Simi mu muzi yaririmbye Joromi urumva abo bose mugiye kuri Instagram njye Sibomana Kadomo Yema mwababonaho ba Diamond Jose Chameleone Bebe Cool Nemuresi waremye ngo nasinziye n'ikikwaza ariko mbere yabo bose mbere na mbere n'abasitari b'abanyarwanda ba Shadibu ba Noresi ba Sani ba Tom Close benshi b'abanyarwanda bose aho niwo ukuye kuyita papa wa star ariko sinjye waryize ahubwo hari undi musitari dufashe ifoto none ahangaha mukwereke nta wundi muntu urayibona ifoto kiretse abantu babonye turi kumwe n'uwo muntu uwo ninde reka nze mukwereke uno ntafite abakunzi benshi se mwereke cameraman oya ndabizi ko mumukunda kandi ni byiza mumukunde aririmba neza afite impano numva munamusure kuri YouTube channel ye mubwira abantu ni Niyo Bosco Niyo Bosco yacuranze indirimbo sinzi wenda mujye kuri YouTube ye muyirebeho numva inkoze ku mutima ndavuga nti wow abanyarwanda hari abanyarwanda bafite impano urumva yaririmbye indirimbo ayicuranga live numva inkoze ku mutima so nuko byagenze rero ntabwo mvuga ngo abasitari bo hanze n'abanyarwanda bacu turabafite ariko muri rusange bose ni ibyamamare abasitari undi umusitari bavuga wo hanze wakiriye bikagutungura ubona byantunguye buriya bari mu byiciro bitandukanye kandi mukagere tuganageze kumbwira ko umuntu ni Mr Flavor ninde bigeze guhura nawe twahure muri Marriott fata amafoto n'ibindi bitandukanye hari ku Ntare Arena Rusoro kuri FPR ariko hari ibyo bigeze kumbwira byakugoye ngo muhuye oya uwo byagoranye n'intuza byatumye ndara no mu ntebe niyo iki ahubwo wantunguye hari abantu ntuza uriya Don Moen uramureba si icyamamare uriya we nagize umwanya uhagije wo kuganira nawe nta birantega inyirukansa hari ninjoro nawe ataba ngo arihuta n'iki twaraganira umva ndiniguye icyongereza kirankamana nshaka ikindi kiraza n'iki urumva ariko hari ibintu yambwiye kuko ibintu by'abasitari arabizi cyane urumva hari ibintu yambwiye twisanga nabyo muri bino industry yacu ya entertainment y'abasitari arangije arambwira ati rero urumva nanjye nagendaga mugisha inama mubaza n'iki wasanga yenda aruka ngo mvuge ibyo yambwiye avuga ati nimba ushaka kuzagera aho ugera mu isi y'abasitari ati ikintu cyica abasitari hafi ya bose bo mu isi
ni ugutera agatambwe gatoya ugahita wiremereza ukumva ngo urakomeye. Ati ntabwo bibaye iwacu muri Amerika cyangwa se Burayi cyangwa muri Afurika, ati mu isi abasitari birahaba. Atego ikintu iyo wagitsinze ugera kure. Ati abantu uzirinde kwikira hejuru, ubwo ndibwira mbwira n'abadukuriye nabo babyumvireho, mwirinde kwishyira hejuru, mwicishe bugufi, mukore cyane, mwubahe media, mwubahe itangazamakuru. Bizagutangaza nuhura n'umusitari ukamwaka interview umunyamakuru akakwifungaho. Ibyo bintu nawe yarabimbwiye ni wabo ngo birahaba, ariko yarabinenze ntabwo ari byiza. Ko nukuvuga ngo nimba watse umunyamakuru akwatse nk'ikiganiro kakimwima, ntabwo umusuzugura ahubwo ubusuzuguye audience yose kandi n'abanyarwanda bose. So yagivuga ku tuntu kandi nsanga kandi kuko nibyo hari gihe usanga nk'umuntu yakoze indirimbo imwe yanyura kuri televiziyo agahita yiremereza ngo arakomeye. Ngi ibintu mpura nabyo hanze nga sinzi nimba ari uko ndi papa w'abasitari cyangwa se ndi papa wabo, kumva ngo umuntu runaka ngo arakaze ngo ararenze ngo ntiwamubona ngo kumubona ngo biragoye guteze. Abantu duce bugufi dukundane dushyigikirane, twiterwa na coronavirus ngo natwe twitere ngo turyane tumere nk'abasangira ubusa tukitana ibisambo. Kuyibamo ariko ukayibamo n'ubundi uri mu nzira ya gikristo, byose ni icyemezo. Ufata icyemezo kuri wowe birashoboka. Ngiye kuri njye birashoboka. Nese ngiye kuri njye birashoboka. Abo binanira ubona bibatezwa n'iki? Ukabona ariko n'umurokore cyangwa n'umukristo, ariko ukabona n'ubundi bino bintu by'Imana ngiye nta muntu nacira urubanza, kuko uyu munsi ushobora kubona umuntu kuko yagize intege nkeya, kandi natwe wenda no kuba yenda tugihagaze suko ari cyo turusha abandi, ni ubuntu bw'Imana. Ntazagire n'umuntu usekundi ngo ave ngo hango yaraguye nguri yacitse intege. No, ahubwo tugende tubegure, tubahagurutse, kuko satani wamugabye igitero ngo inkoni ikubise mu kiba uyirenza urugo, urumva. Ariko Yesu yaratsinze, Imana ifite ukuntu izabagarura, urumva. Ntago rero abantu bajye bareka guca imanza, kandi n'abantu bagihagaze suko bafite imbaraga. Satani uturwanya numwe, n'abademoni n'ingabo ze n'iki, izo ni za ngabo zirukanywe na Rusuferi mu ijuru, zihora zitubuza amahoro, ziteza ibi byorezo bya coronavirus n'ubukene n'ibibazo no gutandukanya na za gatanya n'ibibazo n'inzara n'agahinda n'iki. Ntago twakombye gusekana rero ngo runaka ngo ahone ibibazo. Kuri icyo ngicyo rero waruvuze cy'impano ushaka kwagitinga unakijijwe kandi ukabikora neza. Nose twese tuzaba pasiteri mu nsengero. Reba urusengero, tuvuge urusengero rumwe mu nsengero zo muri Kigali za Kiliziya, twese usaba Kristo bose bazaba ba padiri, bazaba ba pasiteri se, bazaba bahereza se. Bamwe bazagenda bacuruze, abandi b'abanyamakuru, abandi bakine filime, abandi ni uko wacumurira muri filime ni nkuko wacumurira n'ahandi, kuko Satani numwe utugabaho ibitero. Dusoze ko tugomba gusenga cyane, ngo nidusenga cyane Satani azaduhunga. Dusoreza aho twatangiye nyifuriza umwaka mushya. Wifurize Sani, numubwire n'ijambo ry'umwaka. Ari nawo dusoreza nkushimye. Sani, ndakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 nk'umuntu twakundanye birumvikana. Azagira umwaka mushya muhire, uzira ibibazo, uzira rwaserera, uzahirwe muri byose. Ikindi n'abantu bankunda Sibomana n'abanyanga, kandi hari n'abantu banyanga ndabizi, akakwanga ko wiguriye ipantaro, akaguhora ko nta cyaba mukoreye, ukabimenya tu. So warumbwiye kuri Sani rero, Sani ndakwifuriza umwaka mushya wa 2021, uzahirwe mu byo ugerageza gukora. Imana izakurinde, ikurindire umwana, ikurinde n'ibyawe byose hamwe n'abafana bawe. Murakoze, ngira ngo namwe twabashimira, tukabifuriza umwaka mushya muhira 2021, tunabashishikariza gukunda ibiganiro byacu, kwiyandikisha, gukora subscribe, kuko nibyo bizabafasha kujya muhora mubona ibiganiro bishya bigezeho, nawe ukabireba bikiri bishya, ukabona n'umwanya wo gukora ibindi. Murakoze cyane, ciao. Nje musore nyine gutereta biravuna nginze. Uri kubwira abakobwa ibintu bambwira. Noneho ibi gutereta bivuyeho, nkundanye n'umuntu binyuze mu nzira ndende, urumva gukomveka Sani n'ibiki byose n'iki, kugira ngo akumve n'iki kumukomveka, gupanga gahunda y'ubukwe, twateganya n'ubukwe. Sundi tubwiro reka dutangire ku murongo. Byagutwaye igihe kingana gute kumukomveka kugira ngo Sani yemere, kuko yutereta. Ariko nanjye ntabwo nari nje boko wenda ushaka kuvuga ukagira ngo nge nta kintu nari ndiho n'iki. Sani nawe ubonye nawe
sinavuga namukunze umunsi umwe no ku munsi wa mbere duhura nta n'ikintu namuvugishije ngo duhura na Sani bwa mbere icyo gihe urukundo rwaragurumanaga ubundi mwahuriye mu kazi. ndagira ngo mbabwire ko icyatumye Sani aba umusitari nanjye nabigizemo uruhare. Hari umuntu wibaza ngo buriya se ngo Sani ngo namukorera iki ngo ari umumiliyonere mba afite amafaranga nta wabica ku ruhande se ngo namuhiye impano nayo nta kwempresa ubundi Sani ari kumwempresonesha amafaranga ngana ikimurusha murusha amafaranga se ngo ndamwempresona ngo ngende ndagiye ku murango njyanye V8 ndayigira se ntayo. Guma mu rugo bayitangaje neza ku munsi w'ejo naraye mvuganye nawe azaza kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Urimo nabyumva kandi nari nitege kumubera famille n'abafana mwese n'abakunzi bese mwese urumva nari nitege kumujyana rero muri famille nkamwerekana bose. Aho niwo ukuye kuyita papa wa star. Ariko sinjye waryise ahubwo hari undi musitari dufashe ifoto none ahangaha mukwereke nta wundi muntu urayibona iyi foto kiretse abantu babonye turi kumwe n'uwo muntu. Uwo ninde? Reka nze mukwereke bino bintu by'Imana nge nta muntu nacira urubanza kuko dusoreza aho twatangiye nyifuriza umwaka mushya. Wifurize Sani. Ari naho dusoreza ntushimye. Sani ndakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 nk'umuntu twakundanye birumvikana uzahirwe mu byo ugerageza gukora Imana izakurinde ikurindira umwana ikurinde n'ibyawe byose